igikapu cyawe se nta kintu cyangiritsemo? Fungura ndebe. Ntugire ikibazo, igikapu cyanjye gifite ubwirinzi, nta kintu kirimo cyakangirika. Reka ndebe ino fone imeze nk'iy'abaporofesiyoneri. Yego ko ntabwo ari cyane. None se ufite akazi? Yego. Tunganya amajwi. Ni gake nabonye abagore bafite akazi kameze nk'akabo. Ibyo ariko biranezerewe cyane. Okay, fine. Njyewe nitwa Deni, nawe yitwa Ndekwa. Njyewe rero maze imyaka 2 muri Kigali nziga amafaranga nyine sindasubira mu rugo. Ubu imyaka ibaye 2 njyewe ndi muri Kigali, ubwo n'umukunzi wanjye niba azamenya simbizi. Uzi ko niyongeyeho ibiritugu kubera ibiryo by'i Kigali. Uri mu rugendo rw'akazi se? Oya, nabaye i Kigali imyaka myinshi. Ndabibona. Yego. Ndabona nyine imodoka ije ngiye kugendamo bayi. Yego bayi. Imyaka 7 irashize ndavuga Kigali gusa abantu baracyari. Makuru ni meza. Ni umusaza yari yatekereje ko yego ni ndewe. Yari nani? Ahubwo se wowe wabaga he? Ya ndimo nakora amajyepfo. Ahubwo njye umusaza ariko ya uruganda rwa Rwindi akakurusenya kubakisha uruganda rwa Ribarundi ugomba kuza muri gare cyangwa impamvu yavuye. Hari umuntu wambaye ikoti ry'ubururu kuganira ikijyanye na business. Rero ni njyewe ngo ni yari yambwiye gusa mbonye nyine n'undi twara niganaga naguherukaga kera cyane. Amakuru y'abandi se kwigaragara abana baraho yava mu cyiciro rimwe na rimwe. Noneho ntegereje umuntu tubuze gukorana ushaka kugira ngo dukopere umushinga neza udashaka kuzayegera amanjye yaba umusaza namara kubikuma amafaranga n'amaguru cyane nta kibazo cyo nta kibazo cyo kwegera amanota ahubwo wajyana uri kumamagara reka mbere atanga kumamagara ahubwo yagize amahirwe yo gusara rero kanakera rero mugenzi wawe gusoza kugiye gutangira kujya gukora ndashaka rero mu gitondo mwese ko muri babiri iyo yazaba amanota y'ibyo muzajya yabyitiyemo nawe ndashaka kugira ngo iyo umuntu tumeze neza amushinga uzatanga hanyuma ndaganiriza umusaza niba ngombwa ejo tuzazana kuza kwitera rero arantuza tugomba kuzajya tumenya byose tuganira sibyo ko ibyo nta kibazo ariko wowe urubuze gutaha uko nta namusaza twande kuganira kugira n'amakuru nta makuru yo kugira nta kibazo nawe ndahari hari noneho ubwo simbi ntabwo kuguhamagara kuri telefone tuvugana uburyo twazamura sawa nta kibazo kuranda kumbwira nimero yayo hanyuma yo nguyu turakomezanya tukajyana turakomeretse tukujyana kwa muganga cyane ndetse na mugenzi we ko mbona yafashe gutya uzana ko karo tumuhambire aha ngaha nabona yageze
wazizana Fresh, hano fresh. wa mbere Ni gake gake. wa mbere cyane umuha amaso ntabwo ujya kuza kuza turaguha aderesi noze guhamagara cyangwa uhamagara n'umukobwa umuntu yakujyana kwa muganga umeze wihangana Niwe nsanzwe nzi ku mbuga nkoranyambaga umusitari. Hama yakaninyana. ntabwo wamuhana aderesi niyo naza kuza kugira ikibazo naze kuguhamagara cyane yuko tudashobora kugusanga nawe umushinga dufite cyangwa gushyira amaboko hejuru gufata aderesi ziwe n'igihe ari imana ashobora kubaho Witwa Misi. Nitwa Sapura. None se wambaye agafoto nkareba ko nanjye nazajya ku mbuga nkoranyambaga.